Hari ibintu abantu benshi bibwira ku bwiza, bakavuga ngo ku bwiza bw'abakobwa no kugira isura nziza, ariko kuri nuko hari abakobwa ubona atari uko ari beza cyane mu maso, ahubwo hari ikintu kibariho gituma abantu babakunda, kigakurura abagabo, kigakurura abakobwa, kigakurura abaki bose. Ku buryo usanga umukobwa abantu bose bamurangara, ashobora kunyura ahantu ari mwiza abantu bose bakamurangarira. Hari n'abagabo bareba, hari n'abakobwa bareba bakavuga ngo abagabo barya neza, ngo abagabo barya neza kabisa. Urabona kiriya gikobwa ukuntu kimeze neza, uramubona wenda akinjira ahantu abagabo n'abahungu bagahita bamureba, ntagire icyo akora gikomeye, ariko presence ye ikavugisha abantu benshi ibintu byinshi cyane. None ni iki kiba kibatandukanyije wenda n'abandi? Kuko ngo umukobwa afite ibintu byihariye ku buryo bikurura abasore, bikurura abagabo. Uyu munsi rero nkongeye tukaba tugiye kuganira ku bintu 7 by'ingenzi cyane biba ku bakobwa beza, bituma bakurura cyane abagabo n'abahungu. Kandi ntabwo ari ibintu byo mu maso gusa, ahubwo ni imico, imyitwarire n'uburyo yifata mu buzima bwa buri munsi. Kenshi hari igihe abakobwa bakururwa n'ikibuno, umugabo agakururwa n'amaboko meza, umugabo agakururwa n'amaso meza. Reba umva neza iki kiganiro kugeza ku musozo, kuko ushobora gusangamo ikintu kimwe cyahindura ubuzima bwawe burundu niba uri umukobwa, ku buryo ugomba kucyitaho kugira ngo abahungu bazajye n'abagabo bajye bakureba. Ikintu cya mbere tugiye kuvuga ku bijyanye no kwizera, icyo twahita confidence, tuvuge ku isuku n'imiterere, icyo twahita cleanliness, icyo na presentation, tuvuge ku bijyanye n'uburyo uko umukobwa avuga n'uburyo avugana n'abandi, uburyo bigira uruhare mu gutuma akurura abagabo, kwiyubaha uburyo bituma akurura abagabo, uburyo yitwara mu bandi uburyo bituma akurura abagabo n'abasore, kwigenga no kugira intego uburyo bituma akurura abagabo, uburyo yambara no kwiyitaho, kumuyita ku mubiri we uburyo bituma akurura abagabo. Ikintu cya mbere gikurura cyane ku mukobwa ni ukwizera. Umukobwa wiyizeye ntabwo akeneye kuvuga byinshi kugira ngo agaragare neza imbere y'abagabo n'abasore. Niyo yaba ari hagati y'abantu benshi, uko agenda, uko areba, uko yicara, byose bigaragaza ko azi agaciro ke. Abahungu n'abagabo benshi bakururwa cyane n'umukobwa utikoma abandi ngo yigaragaze, utagira ipfunwe rirenze kandi utiyitinya, cyangwa se ngo atinye kuvuga igitekerezo cye ari mu bandi. Kwizera rero ntabwo ari ukwiyemera, ahubwo ni ukwemera uko umeze, ukwemera uko uriwe. Ikintu cya kabiri ni isuku n'imiterere, kitwageza cleanliness, sidukuna byita presentation. Rwa ngo isuku, uburyo umukobwa agomba kugira isuku. Ubwiza nyabwo butangirira ku isuku. Umukobwa ugaragara neza bigaragarira ku myenda ye, uburyo isukuye, umusatsi w'uburyo uteye neza, ndetse n'impumuro ye igashimisha abantu benshi bamureba. Ibi ntabwo ari ibintu rero bihenze, ahubwo no kwitaho no kwiyubaha bikenewe. Kubitekereza gusa mu mutwe, umukobwa arabikeneye kugira ngo, kubera ko abahungu dukunda umusatsi, abahungu bakunda imyambaro isa neza, umukobwa bizamutwara igihe cyo kubitekereza. Umugabo rero ashobora gukururwa n'isura, ariko akomeza gukururwa n'ukuntu umukobwa yiteye, ukuntu yitwara neza buri munsi. Imyitwarire, baravuga ngo umukobwa ngo imyitwarire ngo agize ibwami ngo nituma atindayo. Ikintu cya gatatu ni uburyo yivuga n'uko avugana n'abandi. Ijwi ry'umukobwa ryonyine n'uburyo avugamo ni ibintu bikurura cyane. Hari n'igihe uzumva umukobwa adafite isura nziza, ariko ukumva afite ijwi ryiza rikurura umusore kuri telefone. Gusa umusore yahezemo neza aragiye agwamo. Kuvugana ubwitonzi, kutavuga nabi, cyangwa se kudaca abandi mu ijambo, ni ikirango cy'umukobwa ushobora kuba gukurura abagabo. Kubuza igihe cyo gutega amatwi, ibi bituma abantu bumva bakwiyegereza, kuko utuma bagira amahoro, ugatuma bagira ibyishimo. Ikintu cya kane gikurura abagabo n'abasore ni ukwiyubaha, self respect. Umukobwa wiyubaha arigaragaza, ntabwo ajya yemera ibintu byose kugira ngo ashimishe abandi. Aza ahagarukira igihe avuga, igihe agira ibyo yemera n'ibyo yanga. Abagabo benshi bakururwa n'umukobwa ufite umurongo w'ubuzima. Abagabo benshi bakururwa n'umukobwa utabaho kugira ngo yemerwe n'abandi. Abagabo benshi bakururwa n'umukobwa ufite imiterere myiza, ariko ikajyana n'ibyo bavuga, ikajyana n'uburyo batekereza, kubera ko hari abakobwa bafite imiterere myiza ariko yabona ifaranga ahantu riri, kikaba ikibazo. Rero abakobwa bafite imico imeze gutya nibo bakurura abagabo, nta nubwo bashobora kugumirwa. Energy rero, cyangwa se icyo twakwita presence, ni uburyo yitwara mu bandi. Hari abantu bagira energy idasanzwe. Umukobwa akashobora kuba aseka neza,
akaba ashobora kuba agira urugwiro, akaba ashobora kuba yinjiza abantu mu biganiro neza, ariko uburyo agumya kuganira nabo bikaza kurambirana cyangwa bikaza gutuma bamuhaga. Iyo rero abikoze neza, ahariho hose abantu bumva bamerewe neza, yakomeje kwikontorora. Ibi rero bituma akurura abantu atabizi. Ikindi kintu ni ukwigenga no kugira intego. Ni ikintu cya karindwi. Umukobwa ufite intego mu buzima bwe akurura abantu cyane. Yewe usibye no gukurura abasore n'abagabo, akurura n'abakobwa cyane. Mbere na mbere aba azi icyo ashaka kugeraho. Nanone ntabwo aba ategereje ko undi muntu amutunga cyangwa ko amuha ubuzima, amuha imibereho, amuha ibiryo. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ushobora gushaka umugore cyangwa se umukobwa ugasanga nta kintu na kimwe yigeze yizigamira. Umukobwa uhizigamira, ugaragaza ko konti iriho ikintu, ntabwo azavuga, ahubwo uburyo yambara, uburyo akemura ikibazo, niyo akundanye n'umuntu, uburyo ahita akemura ikibazo umusore we yarahuye nacyo, bigaragaza yuko yazigamye. Uyu mukobwa rero aba ari umuntu urenze. Ibi rero bituma abagabo bamubona nk'umuntu ushobora kubaka ubuzima, ufite icyerekezo cy'ahazaza. Noneho ikintu cya karindwi gikurura abagabo n'abasore ku mukobwa ni uburyo yambara n'uko yitaho, n'uko yita ku mubiri we. Kwambara neza ntabwo ari ukwambara ibintu bihenze, ntabwo ari ukwambara ibikubereye, ahubwo ibikubereye bigaragaza ubwiza bwawe mu buryo bwiyubashye. Umukobwa wiyitaho akita ku mubiri we, akora siporo, akarya neza, akiyitaho. Ibi byose bigaragaza ko yikunda kandi ko yita ku buzima bwe. Tugana ku musozo rero nk'uko wabibonye, ntabwo ari isura gusa ituma umuntu, umukobwa cyangwa umwana w'umukobwa akurura abasore, akurura abagabo, ahubwo ni uburyo yitwara, uko yitekerezaho, n'uko abaho buri munsi. Uyu ntashobora kuzabura umugabo. Niba ushaka kuba uwo abantu bakururwa nawe, tangirira kuri ibi bintu birindwi nkubwiye, ubyubake buhoro buhoro mu buryo bwawe. Hanyuma rero iki kiganiro niba kigushimishije, shyiraho like, usangize n'abandi, kandi wandike kuri comment uti ngiye kwiyitaho kurusha abandi. Hanyuma rero kandi subscribe kugira ngo tujye dukomeza kujyana mu biganiro dukora buri munsi.